amarira y'umubyeyi we amubereye umuvumo, yirengagije impanuro z'ababyeyi, yizerera mu rukundo, none bimuteye ishavu. Singusukisha ngasigara nsa nabi. Ishavu series. Wabuze uburyo memukiye mama. Urugara twite bya nyamwe. Ahubwo urugara kanje mwibariza ikibazo kimwe. Ubu wemeye kunkunda nkurikira. Ubona ngifite urukundo. Murayisanga kuri Milika TV, mukore subscribe. Ubundi muze dutangirane. Ibintu cyose twavugaga nabyumvaga. Igihumbi ji. Irya mukuru riratinda ntirihera. Ishavu series. Akundi ubuza kwitera mu bantu ugeze hano. Ngiye murambabaza ata nitera mu bantu ntago ndi umuntu. Ntago uri umuntu, saba ugomba kuba naguhaza. Ndahazi ta. Abamugeze hano. Ariko ubu sibaye ngomba kuba ndi hano. Kuko mbonye haburaga rimwe ritanga birida ngo nkabashe kwirenza ute. Ariko ikibabaza ni kimwe. Kuko wakaba yarenze umuntu reba ashaka kwirenza. Reba byagenze bitera. Ushaka kuvuga iki? Ntacyo da. Reka mvuge ikizanye ubundi nigendere. Dore vuba ngaha rwose niba nerekwa, niba ndota bikaba. Ariko simbizi. Nabonye umwe muri mwapfa. Kandi ishwe na mugenzi we. Wabona ari ndupfasa. Ubitegereje wabona ari nde wapfa. Nyine muvuga. Ibyo reko ryawe se ntabwo ryakoresha ugomba gupfa ari. Yewe, ndetse kano umuntu pima ibiro byinshi da. None ngiye kuvuga wanjye jana. Ngewe. Isura birushuriye. Nese unanganye nayo biro. None nuri ugomba gupfa. Uri? Uramenyeta. Ubwo ngiye yashatse kuvuga. Anteranya kuki? Mvuze kumwe muri mwe azapfa vuba aha. Nimutahindura imyitwarire mufite. Muri abantu bakuru ariko mbona mutabimenya da. Nuko abaturanyi rero barimo barabaseka cyane pe. Ukumva wa mukobwa wo hepfa baricaye rwose ibaza ntibabimenya. Nimwe mwisebya mukabyara. Wenda mujye muhengera amasaha akuze wamutikura urushyi yarugusubiza ntawe ubasha kubimenya kuma muri mu nzu yanyu mwana kinze. Ariko se kumanywa ni ingumi nijoro n'umugeri ewe. Ariko se shabahe ubyukuri kwibona umugore atari gushotora kwe tuvugisha ukuri kandi uhira n'amaso yawe. Ashotora nabo sinzi ibyo mupfa byo nabagiye kubera. None ubona ndugira amahane menshi. Ariko icyo mbona cyo nuko mutungana kuko byo ni mubihisha mubishya ku karubanda. Wagiye uvugisha ukuri ubona uzana ibibazo ninde. Uko kuri wakugutumwa wakuvuga. None ugatinya kuvuga ukuri. Ntako mvuze ta. Iyo muri ikeneye kubaho none ukaba wifuza iki wowe? Ikintu nifuza wenda mwabisha abaturanyi kuko abana bo ntawo mbona hano da. Mwabisha abaturanyi bakamenya ko wenda byahindutse kuko amazi arenga anga yose arabota. Abakobwa abasore bazi ko barandirode ngo barakubitana da. Nta kuntu mwabihindura. Baza cyanyu naho ngo mubera ijoro. Bagiye kubikubwira wowe utavuze. Ntawe bimbwiye. Genda byumva bivuga. None se jya vuga arabe. Kandi ikindi sijya mbona umwanya kujya kuganira nabo jewe. Cyapari hara ku gipangu da. Kumva se bavuga kandi ndukubitwa. Bavuga kandi ndukubitwa. Ushaka kongera nta twaravugisha ukuri. Urakubitwa cyane. Arewe dore kuntu ayisohoka mureka. Sohoka se nsohoka ibiki? Kuki ukomanga gutya? Mugo rw'abandi noneho. Ariko cyakoze ariko uratangaje no kuri kw'Imana. None se mbora umwiza ukuri. None se asiga batunze mwembi.
ariko wajya ureka gusetsa abantu bibabariye ntabwo ngira ngo wakabaye wishimye ko wari utashyemo ariko uje gukora iki sanga ntabwo mbwira ukuntu uza kunguza amafaranga yo kuza hari ese buba mwita iki cyawe hari umumari n'iki cyawe ngubura mbese 2,000 nibyo biri kukuvugisha gutyo nzayagusubiza none uzayansubiza se wari uyansabye kugira ngo banza umbwire mu mwari aryo umufanike we na mu mwari muri abendwa hamwe hari nuko babyitara abendwa hamwe wajya ureka amagambo asesereza niba ushaka 2 yawe ndaza kuyaguha niba ese mpamvu ngizukuru ubu nta nubwo ufite uturamye mu nzu y'abande hariyo wishyura se hariyo wishyura ariko reka nkubwire munya ibi bintu bizagukoraho ni ukuri kw'Imana ibiki se binkoraho ugeze no kuri revo yo kuza kubana n'umugabo gusambanya ukabana nawe mu nzu n'umugore we naje kurwaza mama ariko murwaza mupfaniki nawe se wamufuhiye waje kumurwaza ntamufuhira nta gusambanya mama umwari umugabo we naje kurwaza mama umwari hanyuma se waje kurwaza mama umwari papa mwari uramusohora nose hari uri kubona muri iyo nzu ese we yarivuyemo nose ni mama umwari arwaye papa mwari yese arwara nose nari butahe nataha arara he mama mwari ubafatanije nuko mama mwari nyine ngo yarwaye nawe aravuga ati nanjye reka mengiye kwisanzura mu rugo reka nkubwire batakuvunye akaguru uzangaye ariko bakamvunye n'akanje nagara akawe urumva nta soni ufite ubu ngubu tuvugisha ukuri izo uri kwicara mu nzu y'abandi ugatuza ukumva uranezera ukishima ugaseka ugasuragura yego ariko uje kunukira mu rugo rw'abandi naringiza ngo uwo mu rugo rwawe ako kantu kuvuze ni sawa umva ko ari mu rugo rw'abandi nyine mbese mu rugo rw'abandi ukwakora iki ntabwo bikureba bindeba cyangwa wabuze ahandi hantu ujya ariko ukanatinyikwa ukaza kunsaba amafaranga ese 2,000 urumva ari amafaranga arenze ku buryo nta ariko ibyo 2,000 niba atarenze kuki waje kuyansaba ndagusubiza nimugoroba ngewe ngaye baze none ibigambo biba biri mu baturanyi ngurankubita nibyo ushaka kujya uneza abantu hano bava kunkubitwa wahinduye imico wareka nkigendera se nkaguha amahoro ugenda ujya hari ahubwo yindura nawe wahindi ngaho nyumvira ariko rero nawe uravuze ko yakuvira hano cyamaze none se niba narabihinduye warakimaze narakimaze nyine nese umugore wanjye nawe ntwase ariko da genda kubwira ko ibyo ngaho navuga nitambukira nyine genda twabyumvisha inama twayumvise akoze da akoze ariko rwose mwumve ngo muragayika kandi mukuze ngaho genda twabyumvisha inama twayumvise iminwa yumye wariye nariye se wangaburira ni kuba wariye se umva utarege nkarya ariko rero kumamwe tutwe n'inzara ntabyo rwose kuko wabashije kugaburira ntibabona imbaraga zigutimbura cyamaze karusigaho niwe wacyanawe nzakwirukana sohoka ujya ku kazi ujya kuza mu byawe genda nyine kandi uzi ko nicana mu nzu utakomeza tuzakumena umutwe ubu najya kumva akabona kicara abandi wagira ngo ni inyombya none se karimo ibyo uyu mwana avuga usibye yenda ko ari umukozi arabeshya yibaze kuba abaturanyi bose ari konta ngo nkubita ese ubwo nibwo kumva ko uri umugore gishega kumva ko uzajya ukubita umugabo ndakubaza baba babeshya se ngukubita none se dusha imbaraga tuvugisha ukuntu dusha imbaraga ubonye imbaraga mfite ubu urazindusha ni uko nkubitisha nyine imitungo ariko imitungo ni yenda nafata inzu nkayiguturaho ubitisha insi n'ibipfunsi hari igihe noneho nanjye nzakorera itungo ese ubundi ko wavuze ko ushaka kujya kwaka divorce ubundi wazajya ugatanga ikirego ukavuga ati Karina arankubita ashaka ko dutandukana wabyihore ntaho kumwita si bivuze iki ubundi se kumwita wakora ko meze nk'amatera nushaka kujya nkubita ariko cyo nakubwira cyo Karina nudahindura imico cyane niba ushaka guhomba imitungo wagiye utazapfa ntazapfa njye nyine tugatandukana tukagabana iyo mitungo ngaho tuzagenda twaka divorce tugabana ibyo uzagabana nande nawe utakura shuza kintu wararenguze ngo warampejeje wowe reka njye kwiba n'iruhukiye akumunyarika ngo baze koza kamatsiko ubu urabizi neza ko uri umugore wanjye ntabwo ubyemera cyangwa urabyemera nose kuza gufasha umwari ni ikibazo kandi urabizi ko ari ukuntu ujya wigenza na Rudoviko
none ngomba burumbwiza ukuri kuntu nagusanga hano kwa Rudoviko umushingaraje gutya mu nzu yiwe ngiye bikangwa amahoro. Njye na Rudoviko nta kintu tugipanga byararangiye. Nta kintu mu gipanga se byarangijwe n'iki? Noneho umuntu no muri kwisanzura kuva mu mwari niba ari kwa muganga ubu Rudoviko ari gutaha mukarara hashye. Ariko wajya ujya umutima kimuntu koko. Ariko ku muntu wagishyize uzi ko wagihinduye nk'isosi y'ibihumyo. Ndavuga igikundiro cyawe wirwo wandagaza gutya. Wajya ugira umutima. Agenda umva nkubwira n'ikindi kintu ngiye kukubwira noneho. Ubu ngewe ngiye kujya kureba mu mwari kwa muganga. Mubwire kuri ya mwana ari wa papa umwari. Noneho ndebe ko adahita akira. Arahita akira n'uwo yapfuye yazuka akazunguza umusaraba. Ako se gashambure kamubwira sibyo? Nta kintu mbwira. Tureke ibintu by'amahane sibyo? Mama umwari tumarangiye kinini ni inshuti yanjye yanyitabaje no se kubigenza gute? Wamubwira n'ukuntu uri inshuti ye noneho byanyabyo. Nuko kanze ngiye kumubwira ukuntu uri inshuti ye noneho byanyabyo. Ukuntu uri inshuti bikwiye ku mutima. Ariko shaho murira umugabo ngo uri inshuti ye. Ariko ubwo inshuti bwawe umeze nk'ubwa bihehe. No se nabimubwira urungukira he basi? Ndungukira kuva. Ubwo urahitamo kujya kuyimubwira cyangwa ukava hano. Nuko tumana kwa muganga kuyimubwira. Cyangwa uve hano. Se ntabwo wamufasha utari hano. Ubundi ugiye kukamugemurira ni wakuza kuba hano. Reka nkubwire aya ni amacu y'uburaya. Basi reka nkubwire sibyo? Nujye kubimubwira. Va hano rero. Nimugoroba ndahita naha. Nimugoroba. Nimugoroba ntabwo papa mwari aba yatashye. Uyu ndataha ataraza nta kibazo. Ndabibwirwa n'iki? Okay, ndaguma hano. Ndakurindira kutaha. Ndaza mu kanya nose uraguma hano ukora iki? None ngiye kuhaguma wowe kuhari. Ngiye ndi guteka nshaka kubagemurira. Ahubwo wabona nanjye nibishya naryaho. Uramuka ko kagemo. Urumva atari ibintu byoroshye. Ariko reka ariko wanamugana biranoroshye. Katwe tugumanya hanga. Mbere nakuganiriza. Urumva twese reka tube tubarwaje. Nose gahunda rugiyemo. Ubona ari ngiyemo. Nazihorera da. Oya ihangano zigiyemo sibyo? Ngiye nimugoroba nimva kubagemurira ndahita naha. Reka nkubwire rero munya reka nigendere ariko nukuri ningaruka ngo usanga hanga nta n'ikintu turi buvugana firi ya mbere tujya kwa muganga wo mu mwarari ni nahanda guca ngiye kumubwiza ukuri noneho kose ngushyire hanze singiye no kuzanaturika n'ubundi ni wayo ndagusanga mu rugo mu kanya nakazi kawe birasa wanyitabye mwana wanjye birasa mwabaye iki babyeyi kubonamo mwahangayitse birakureba se ntabwo bikondera kandi be hirya none se ufite ibibazo byinshi wabaye iki yewe ni niragara ndavuga ati se ko n'akazi katumye no mugora nzana nako mabuja nzana mwiza ko kumwitaho nabyo biri ko ndakumesera umutegurira makiyaje ibiryo ntibariye sibyo ko twese turabashonje natwe ntabwo twariye rero ndiko mutameze neza mubyeyi ati bo karame ambabarira ko numva ngiye gusa bana we ukampa amahoro Yesu we wabaye iki mw'izina rya Yesu abazimu bashya bakuviho bagende wabaye iki ibibazo mfite ntabwo wowe bikureba nta n'ahantu wahura nabyo nabyo ndi njya ngutuka cyangwa gukubita ubu ntabwo nakubita ushatse wagira utomati ndavuze ariko nakugira inama nyine wowe ushatse wagira uti ubu nshatse twaganira nk'abantu bakuru rero mabuja nubwo mbona gutya nanjye ngira ibibazo byinshi no kutajya ubimbaza ariko nubwo muvuga ngo umuntu umukozi se noneho
ndumva ni nta myenda iranze ngo ujye kuyanura basoma amahoro. bahena arahari na nari mubwiye bana nanjye wangira inshuti yawe bana nanjye nzi kuganira nzi kugira inama reka nkugire inama ya kigabo iyo umuntu afite ibibazo byinshi ibibazo byakurenze mpa amafaranga 10,000 cyangwa 6 yende ngurire konyage uyicarire uyinywe uyinywe inzoga ngewe yego Matibo igende jya kwanura umwe mati nako umwe ntumwe matibori Mwiriwe neza. Menya wiriwe. Amakuru. Agasenda kawe kareze. Ubwo nako kuribwa rero. Cyane. Umeze neza se? Byahise ntiza kabiriti. Ntiza kabiriti nteke ngemurire uriya mugore wa Rudoviko. Seko naheruka guteka ubwo kabiri turagakura ariko. Ahubwo se reka mbwira. Ntuheruka guteka? Ahubwo wigize ibiki? Ko ngenzi kurasa ndashisha umwambi nk'uyu nguyu umwe. Nukuri ntago meruka guteka. Usubira urabona ameze nk'umuntu umaze igihe arya. Nese urwo rusenda ugiye kurukoresha iki? Ahubwo reka mbwira sibyo. Washatse ahantu tiri kibiriti ugateka noneho niba ugiye kugemura tukajyana. Ahubwo akira n'urusenda uze kugira. Ngire ntese. Uze gushyira mu biryo by'umurwayi. Kandi wa mugore ushobora kuburoga. Ndoga gute se urusenda si bwiza ku murwayi? Fata urusenda ku muntu urembye kumushyira utuntu twamuzanzamura muzanzamuza urusenda. Oya urashyiramo gakeya nta kibazo. Urusomye witeguye ko ndibuza ahangaha. Nuse kuri kunsaba ikibiriti kandi naheruka guteka urajya mu bigenze gute? Ariko se wa mugana utamwuhira insenda. Shaka n'itabi, shaka n'ubugoro. Umushyire ku bitaro. Uwo masengesho yawe ndakumva uri muri Mana mfasha. Nako yawe ntago Imana yayumva. Uri kwambaza so Satani. Umugore Rudoviko apfe. Ujumbwira nabi koko. Neza ikibiriti. Nakubwiye maze iminsi ntarya. Ndakuraho ikibiriti. Wabwira Rudoviko akaguhahira. Inzira nuko. Inaha twese turabizi mada. Aha hose. Kugeza ku kabari kari yaruguru ku isantere bose barabizi ko aho umugore wa Rudoviko agiriye mu bitaro ariwe wigaruye urugo rwe. Atuma umurwayi mu bitaro akaza nawe kububa mukagenda mukararana. Turarana hese kandi. Uzigemera ukirayo. Nduriya mugore buri tazave mu bitaro. Nzamuguteza ku buryo nanjye ubwo ndimaze ari gihe njya kandi atari umugabo wanjye. Mama nireka nkubwire. Uzi ikintu nakwangiye? Ugira amagambo. Mbese uranyanga? Uranyikoresha uzangira uti? Uyareka nkubwire mada. Turabizi twese ko nuriya mwana wawe wamubyaranye na Rudoviko. Turanakeka neza yuko ushobora kuba aroze uriya mugore wa Rudoviko. Njyewe ndoga. Abagore mufiki se abagabo. Uzi ko uriya mwana ari uwanjye na wa mugabo twabanaga. So abantu bagira amagambo umva ngo umwana nuwagashamuranga umwana nuwande none nawe uraje ngo ibikini biki. We wigize kibakwire. Umugabo wese wasinze bazi ko asindagira azi wawe. Umukonyage uyigotomera ko nawe nuvaneho umuntu. Ugutomere urajya kuvanaho umunwa ibibazo bishize. Kumbi. Iyo ngukubise cyangwa ukagira iki kibazo wakwera konyage. Niyo mpamvu wasaze ngaho genda wanura. Urakoze kungira inama mama. Yego nawe ujye unyisha inama. Kandi turi inshuti mabuja. Ubundi Matibo garuka hano mu bara. Ubwo turi inshuti. Turabanze. Reka tuganire nk'inshuti. Ubundi ufite imyaka ingahe? Mperuka mfata indangamuntu. Yari iriho imyaka ingana. Ariko ibyo byose ufite imyaka y'ubukuru. Ubwo waganira n'umuntu mukuru. Niba mva ndi kubabona kugira inama yo gufata konyaga ukanywa. Ibibazo bigashira. Umaze kuva wamenya ubwenge unyoye konyage nka zingahe? Nyinshi. No ni wanyu mu cyaro wajya gusomaho? Yego. Iki urwagwa. Umundi buriya nta gushaka kuba warasinze nko mu cyaro bakagufata ku ngufu. Nanawe no kumanda isugi pe. Matibo karame. Ko numva nkugiriye ubwoba. Usibye se nuzo utangiye ushaka ko muha nka byanga. Inde? Bahena. Mama. Bahena ni wari ujye kugufata ku. We narabivuze gakiri ibyo azazana. Ubu yagiye kuzana bahena ahangaha none atangiye gushaka kugufata ku ngufu. Bahena iriya mbobo imeze nk'umusigati. None ndari ujye kugufata ku ngufu. Nako wagusabaga. Babarira bahasi. Genda wanura imvura yabaye nyinshi.
ariko ibyo bintu uvuze nshaka kuzabimenya. Inyota yari ikwishe. Inyota yari nyinshi cyane. None se Kare, wampamagaye ariko uhita ukupa nta jambo nari muvuze, kandi nakumvisha ko rumeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi. Ni iki cyabaye? Birasa. Mabuja bimubwire ntugire ikibazo, bimubwire bivuge, rega nta kintu yagutwara. Mabu wirira no kuri kwimana bimubwire. Atiba wagiye. Ariko bimubwire, akubwiza ukuri uko kurafasha pe. Mabuja kandi wifurije amahirwe masa. Ese Kare, ni iki cyabaye kidasanzwe? Abikubwira kuri kose akuvuga. Mabuja bivuga. Birasa. Nyine urumva birasa. Ndakumva. Njyewe mama wawe, ninjye wakubyara. Murakina cyangwa ndimo nderota? Ntabwo ndi gukina. Uriya Domino. Oya, reka ibya Domino. kandi ntawe usubiza inyuma. Ngiye ahubwo mba ndibaza ngo bose umwana uzamubaganyutse. Garukiraho uje kunukira iwanjye. None se wowe witukishije uwigize agateba yorifu. Indaya ni wa mukobwa wawe wirirwa uraya mu mujyi. Uvuze? Indaya ni wa mukobwa wawe wirirwa uraya mu mujyi. Ndagukubise. Uravuze ngo muri kawanje ni indaya? Nikuvuze? Ni indaya se ahubwo gusa. Niyo yaba ari indaya yaba ari VIP. Ntabwo yaba ari nk'indaya nkawe y'urwagwa. Asengera icupa ry'urwagwa ubundi nakubwira iki? Umva jya kwiyamye none ushyire wanjye. Wa mugore wanjye. Nta soni. Nagukubita. Nuko ndi abantu bari guhingana. Nkubita. Nkubita ubundi mvuze urubaza kwereka. Kugira ngo ubone udufaranga two kurya. Nkubita. Mwabonye nsa neza urashaka kunyiyenzaho. Ngo nkunde gukoreho uncisha amafaranga. Rero komeza urabwirirwa waburaye n'uburabwirirwa nta kintu uri bubone. Genda kudandaza. Nanakubeshyaga nta kibiri tumuhaye kuko jya kudandaza. Genda ujye kudandaza. Ubwo icyo nkuguru jya kudandaza amagara. Ubundi uruzo kangaye. Iki bikonze njye ubwanjye mwisenge kwa Rodoviko uri gukungurira umugore w'abandi uri mu bitaro. Komeza wirukanke muri ya myiga guhuma yose ariko uzirikana ko Rodoviko ari umuntu w'umugabo kandi ukuze wari uniyubashye. Cyangwa uri indaya uri kumuvugira suri indaya. Akagore nagukubita. Reka mpamagara abantu bakwereke. Nta ndaya igira agaciro nubwo wayivuza navuga nti indaya yarinutse. Ngaho ohoha. Ohoha. Oho urakoze. Nguhe gasopo kuri aka kantu gakubite nkirege. Ugakubite. Basi nkwikorere. Nkwikorere nkujyane. Agwa handi washano. Urabona wanshobora wowe. Urabona wanshobora. Azajya usanga mvugana n'indakagira ngo nanjye. Oho hano wundi warohoshye. Umushaka kumwitira umugore. Bashaka kumwita yewe. Bagora iki? Umugore? Mubita. Ave. Akusaba umugore uje kurwana hano mu rugo wanjye se? Ariko gashamo.
nkayoberwa impamvu uza mu rugo ugasohokana na Domina buri kanya kumva impamvu urimo muntekera imitwe. ntabwo ari ukugutekera umutwe. Nari ngatangaye utaba nk'umugabo wawe se. Kumbi nawe uri umwe mu bantu bashaka kunyibira imitungo nayisigiwe na papa umbyara, kandi yambwiye ko buri kintu cyose kigomba kuba kiri mu mazina yanjye nubwo wasize asinye ku mpapuro. Ariko ntabwo nigeze nkubwira iby'imitungo, ahubwo nakubwiye ko ngewe Karine nyine njye ndi mama wawe. Mama wanjye yarapfuye nawe uriho. Icyo ni ikinyoma Domina yakubeshye kubera yuko yari azi ko nimbikubwira. Gabanya imitwe aho ngaho, ninjye uri gutekera imitwe. Kari nakubahaga sibyo, nakubahaga, ariko ubu noneho ndakubahutse pe. Wowe Domina umugabo wawe Gakire, dore uko ushatse wanyumva pe, basi ukamiga amatwi bwa rimwe. Ceceka aho ngaho. Urabona wowe wambyara, wambyaye ungana ute? Wari ufite imyaka ingahe? Nyine mpakanya ngo usobanure. Ntacyo nsobanure, nta soni. N'amazi yawe sinyawe. Mana Nyagasani, ibi bintu ntekereje buriya mbibwiye birasa niko byagenda. Mana umbe hafi, birasa ntazamenye ko ndi nyine, kuko ndabona byazarangira nabi. Niko ushaka kumwitira umugore? Dekura ahubwo ushaka kugona hano mu rugo iwanjye? urashaka kumubita nawe ngo mu rugo hehe? Nako mu rugo kwinguye. Ariko abinjira muragwira, Abinjira utangiye kuvugishwa ngo mu rugo iwawe. Wavuze ati kwa Maraya yacu, ariko ndaniba umunsi muhacaniye. Maraya yandi nande? Mama uje iki? Agashamo. Yego wenda wowe nta kibazo, muranaberanye, muranakwiranye. Ariko si ubu munsi wacakirane na Rudoviko. Azakwicarira ayo maso agaturumbuka. Rudoviko ageze hano se? Ako Rudoviko uramutereta? Uriya mwana ni uwande. Uriya mwana? Ni uwande. Hagati ya Rudoviko ni agatogo k'umugore, nako ni agatogo k'abagabo. Mwatetse mu gisafuriya kimwe, mugira mutya muracugusa. Ni agatogo. Si bitwaye iki umwana se, ko umwana afite se? Umwana ni nyine ko nyina. Ewe. Nese niyo mpamvu ushaka kumukubita? Nawe urashaka ko azajya guha? Kwiyame wakagabo. None se uje gukora? Kwiyame wakagabo. Uje gukora kandi wamugore kamubwire? Nanjye nkwiyame. Uze kurwana hano iwanjye? Sindi mugenzi wawe. Ubajije ngo utuma umutwe wari uri uje kurwana mukubita da. Bakubitwe n'inkuba. Bakoze bibi. Ko yaduteye. Ibeshe nkoreho. Ngaho ibeshe nongera umukuru. Ngaho nkubita. Nagukubita da, nagukubita. Ntutegashamo. Nagukubita. Yego mezo ugire. Kubita se. Kubita. Yego Arekura. Agukubita ibiki wahise kwishinza. Watse nkamukubita se? Reka mukubita ariko. Niko wowe soni nawe urazana agasanga wese kumvuze ngo mukubite nkora ngiye kumukubita ukaba uri kubyanga. Reka mukubita nyine. Hakubundi muri konye nibiki? Reka mukubite. Ngino atangukubite. Urusotse nkamukubita. Nese wundi nkubita wa mugano umwiyegereza. Oya ariko sinose ujya mukubite nk'ujugunya munsi na wapi nabona mukubita gutyo. Wundi wari umufata yagasha. Ni mukubita ahubwo. Aho twa niko. Abazi bibiwe. Mukubite. Genda. Ziba ndakwiyanga. Yigura kandi ngiye kumukubita. Mukubite. Ngiye niko nkubitana. Ntabwo nakoza uruki rwose. Ubwo rero narimvuze ngo ngaho tugira ngo wankoza izo njaba zawe. Ntabwo na Maraya yawe irivumba. Nyine uriya nibwo byo ngiye gukubitamo. Kurikira Maraya yawe. Tugende vira mu rugo. Nakuva mu rugo rw'abandi. Naho nosigara wivugisha aho ngaho sha. Ndebe ko usigara umangaye aho ngaho wenyine. Ubwo mwaribuze ko nyine ikibiriti ntabwo uri cyanjye. Umangara aho ngaho. Ariyo mihendo yanyu. Ubizi insenda nazirandagura. Abo sije. Diyeke. Oya wirira. Oya beshavura. Imanira kusi. Wanyuze mu buzima bubabaje. Imanira kusi.
mugozi